Reka mbaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibane namwe kandi mugire amahoro ya Kristo. Amazina ni Theoneste Nsabe. Nje hano ku YouTube channel yanje kugira ngo tuganire ikiganiro cyerekeranye n'ubuhanuzi, igishushanyo umwami Nebukadineza yarose, niko umutwe w'amagambo guri kugamba. Ushobora gusanga iki cigisho cyose usomye muri Danieli ibice bibiri, umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 49 nibwo ushobora gusobanukirwa usomye iri somo ryo muri Danieli ibice bibiri, umurongo wa mbere kugeza kuri 49 nimwo agamagambo gose gerekeranye n'ubusona bw'iki gishushanyo umwami Nebukadineza yarose gari. Noneho umwami Nebukadineza akimara kurota iki gishushanyo yabuze amahoro, ntiyigeze asinzira. Ibigeregezo atuma ku bapfumu, abakonikoni n'abandi bashinzwe iby'ubuvuzi kugira ngo bamusobanurire izi nzozi yarose, ariko cyabaye ikibazo kugira ngo bamusobanurire kuko ntabwo bari bafite ubuntu bw'Imana, ntabwira ubw'Imana bwo bari bafite bwo kugira babashe gusobanukira iby'umwami Nebukadineza yabashe kurota. Nawe ubwe yarabyibagiwe, ariko yose igishushanyo giteye ubwoba cyari gihagaze mu kibaya kinini, kimutera ubwoba, cyari kirabagirana cyane. Noneho igihe cyakirotaga hagira ubwoba bwinshi cyane, rero habaho kucibagirwa. Yiringiye abapfumu be, abakonikoni ko bashobora kumusobanurira izo nzozi zo yibagiwe zizo ndoto, kuko ntiyarazi n'icyo yarose ngo n'ibiki, uretse ko ubwoba bwamutashe. Yaje ku gisasiro cye ntaryame, aho yicaye hose ntatuze, biturukanyije nuko izo nzozi atari yabonye ubusobanuro bwazo. Noneho ugiye muri Danieli ibice bitatu, umurongo wa 16 kugeza kuri 28 ni ahantu ugomba gusobanukirwa neza uburyo uyu mwami yatekereje ko ashobora kurema igishushanyo. Akimara gusobanukirwa n'icyo gishushanyo, byabaye ngombwa yuko yigira inama yo kugira uti reka ndeme igishushanyo ngitereke mu kibaya cya Dura, mbwira abantu bose bakiramye, kugira ngo iterambere ryacu ry'igihugu rikomezemo. Ibyo nabyiwe, ibyo nahishuriwe wenda bigomba kutangeraho, ariko byabaye imfabusa. Nibwo igishushanyo bacubatse barakirema, bakijana mu kibaya cya Dura, bafata abantu bose baza kucunamira. Ariko i Babuloni hariyo abanyage babariyo, hariho n'abasore batatu bagiye mu kibaya cya Dura, hariho Mishake, Sadraka na Abedenego. Ibo ntibabashe kunamira icyo gishushanyo. Ubwo bakwitaga ifirimbi yo kugira ngo buname bo ubwabo, ntabwo bigeze bacunamira, kuko bari bazi Imana yo basenga, kandi bari barabujijwe kuzasenga ibyurwamana cyangwa ibishushanyo by'abanyamahanga. Noneho nibwo umwami yategetse ko bagomba gutabwa mu itanura ry'umuriro. Yagira abaha amashanse menshi nangwa amahirwe menshi yo kubasha kucunamira ubwo munsi, ariko baranze, barinangiye. Uko bakwitaga ifirimbi baje gukubita amaso
bagasanga b'abahungu batatu barahagaze. Nibwo umwami yategetse ko bagomba gucana umuriro bakabatwika bakabatereramo kugira ngo bakongoke, kuko banze gupfukamira igishushanyo cy'umwami Nebukadineza yarose, akanabishyira mu bikorwa, akagishyira mu kibaya cya Dura ngo bagisenge. Noneho ubwo bacanaga gwa muriro bamaje kugwenegeza, nibwo yabwiraga abasirikare uti mufate munatereramo. Uko batereragamo umwe niko nabo umwe muri bo yagwagamo agakongoka. Uko bateragamo wa kabiri niko abandi bagwagamo, uko bateragamo wa gatatu nabo niko bagwagamo. Noneho Saduraka na Meshaki na Abedenego ubwo bageze muri gwa muriro gw'itanura ntibigeze basha, kuko bari barasenze Imana bari basenga, bari bayizi, Imana y'ukuri yo mu ijuru yabashiye kubakiza iryo tanura ry'umuriro. Noneho nyuma yaho nibwo umwami yitegereje neza, areba mu tanura ry'umuriro, abona batayemo abantu batatu, ariko icyamutangaje ni uko yabonye abantu bane. Aravuga uti ndi kubonamo umuntu wa kane, twatayemo batatu ariko ndi kubonamo umuntu wa kane, kandi uwo muntu wa kane asa n'umwana w'Imana. Biramutangaza arumirwa. Ubwo noneho nibwo byageze aho biba ngombwa ko bakura abo basore mu tanura ry'umuriro, bavuyemo bameze neza, ahubwo barushijeho kuba neza nk'uko bari, kuko Imana yari yabatumiye umucunzi wo kubarinda kugira ngo batabasha gukongorwa n'uwo muriro, kugira ngo ihabwe icubahiro kandi ubutumwa bukomeze bubwirizwe mu banyamahanga. Noneho ushobora kwibaza uti mbesi ni gute ko byagenze kugira ngo bateye gukongorwa na guriya muriro? Uti mbesi birashoboka, kuko iyo ufite kwizera ukagwa mu kigeragezo, Imana iragutabara. Uko weho kwari uzi ko ugomba kukigwamo, Imana ikoresha imbaraga zayo ukakivamo kurusha nuko wari ubizi, kandi ukakivamo n'amahoro. Rero umwami yaravuze uti Imana y'aba basore ihimbazwe, niyo Mana y'ukuri, mwese muyihimbaze. Aho ngaho habwirijwe ubutumwa ku basore batatu mu gihugu cyose. Ni ukuvuga yuko izina ry'Imana ryatejwe imbere kandi ryaramenyekanye hose, kuko ari Imana ikomeye, Imana y'inyamaboko. Noneho mbere yo kugira ngo umwami aje gusobanukirwa n'icyo gishushanyo anabashe no kucubakisha kugira ngo bakireme bagisenge, nuko Daniyeli ari we wasobanuye izo nzozi. Abakonikoni, abacunnyi, abo bose bari babuze ubusobanuro bwo gusobanura inzozi umwami yarose. Umwami atuma kuri Daniyeli. Amaje gutuma kuri Daniyeli noneho araza, kuko hari uwavuze yuko hashobora kuboneka umuntu wo gusobanurira umwami izo nzozi. Bazana Daniyeli agera aho ngaho. Daniyeli kuko ari mu mwuka w'Imana yabwiye umwami uti mpereza igihe ngende nsabane n'Uwiteka ansobanurire inzozi warose mwami. Umwami aramwumvira, amuhereza igihe. Noneho Daniyeli aragenda mu cyumba ariherera,
amaze kwiherera asenga Imana nibwo yamusobanuriye inzozi z'umwami Nebukadineza yarose. Daniyeli abwira bagenzi be uti namajije gusobanukirwa n'inzozi umwami Nebukadineza yarose, Uwiteka Imana yazimpishuriye. Ubwo noneho Daniyeli biba ngombwa kwaba tayari kuja gusobanura inzozi z'umwami. Yageze imbere y'umwami yagiye kuzisobanura. Noneho abantu bose bari bararitse, babapfumu, abakonikoni, bose baba aho ngaho, bo barabuze icyo bakora, byarabananiye. Noneho bategereza umuntu ugiye gusobanura inzozi z'umwami yarose. Umwami abaza Daniyeli uti, Daniyeli koko inzozi narose uri buzisobanure? Daniyeli amubwira yuko ibyo atashobora gusobanura Uwiteka Imana yabimusobanurira. Yerekana yuko Imana ariyo isobanura kandi ariyo yereka. Abwira umwami ko Imana yo mu ijuru yabashe kumusobanurira iki inzozi z'umwami Nebukadineza yarose. Ushobora kubona agamagambo usomye ya muri Daniyeli ibice bibiri, umurongo wa 25 kugeza kuri 35 nimwo ugomba gusanga iki gitekerezo cy'uyu musore Daniyeli n'umwami Nebukadineza amusobanurira inzozi zo yarose. Noneho umwami akimara gusobanukirwa n'izo nzozi nibwo yafashe umugambi, aravuga uti Daniyeli ukwiye kugororerwa kuko uri umunyakuri, Imana yawe irakomeye. Daniyeli yari umuntu unafite akamaro muri icyo gihugu, yari umuntu w'umunyabwenge kuko yakoreraga Imana kandi n'amashuri yari yarize. Umwami nibwo yamugize umuntu mukuru, ariko Daniyeli yari asanzwe yubahwa kuko Imana yari yaramushizeho icyubahiro. Noneho nyuma yaho nibwo Daniyeli yinjiye mu nzozi arazimusobanurira. Amaze kuzimusobanurira abwira umwami Nebukadineza kandi ko iwe ari umutwe w'icyo gishushanyo. Nebukadineza ku bwami bwe busobanuye umutwe w'icyo gishushanyo, ariko nyuma yaho ko hazakurikiraho ubundi bwami. Kugira ngo ubisobanukirwe neza nuko ugomba gusoma Daniyeli ibice bibiri, umurongo wa 25 ukageza kuri 35, nimwe ugomba gusanga iki cigisho cyose cyangwa iki gitekerezo cya Daniyeli n'umwami Nebukadineza ku busobanuro bw'igishushanyo umwami Nebukadineza yarose. Noneho ubwami bwo yamubwiye buzakurikiraho winjiye
winjiye muri Daniyeli ibice bibiri umurongo wa 39 ukageza kuri 44 nibwo hariho urutonde rw'ubu bwami bwose bwo Daniyeli yasobanuriye Nebukadineza ko hari ubwami bundi buzakurikiraho, kuko Nebukadineza yari umutwe ariko hariho ubundi bwami. Ubwo bwami n'ubu bwari ngubu bukurikira. Noneho ubwa Nebukadineza bwari ubwami bwa Babiloni. Noneho ubwami bwa kabiri n'ubw'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bwa gatatu Abagiriki. Noneho ubwami bwa kane Abaroma. Noneho hakaba harabonetseho ubundi bwami buzaza buje gusenya ubwami bwa nyuma aribwo bw'Abaroma buzaba buhari, buzarimburwa n'ubwami bwa gatanu aribwo bwami bwa Yesu Kristo. Ariko kakabuye kazaza kagakubita ca gishushanyo ku maguru n'amano kigasandagurika, noneho ubwami bwose bugasandagurika bugatumurwa n'umuyaga bukabura iherezo, ari we Yesu Kristo. Ariko kabuye kazava mu kirere kakaza kakaritura buriya bwami bwo hasi aribwo amaguru n'amano, aribwo bwami buvanzwemo icyuma n'ibumba. Ubwo buzarimburwa n'akabuye ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga yuko kugira ngo usome neza iki gitekerezo ni ukugomba kuja muri Daniyeli ibice bibiri umurongo wa 39 ukageza 44 kugira ngo usobanukirwe neza n'agamami gakurikiyeho. Noneho reka dukomezemo tumanuke turebe tuje muri Daniyeli ibice 7 umurongo wa mbere kugeza kuri 28. Gusobanukirwa amami atanu gari kwa cya gishushanyo cyo umwami Nebukadineza yarose cyasobanuwe na Daniyeli. Noneho agamami gakaba gaboneka muri Daniyeli ibice bibiri. Muri Daniyeli ibice bibiri ugomba gusoma ugasanga agamami ugasobanukirwa. Noneho Daniyeli ibice 7 nimwe uzasanga zira nyamaswa ari byo bishushanyo bijye birashushanya bira bice by'igishushanyo. Uzasanga harimo inyamaswa ya mbere. Iyo nyamaswa ya mbere ishushanyije ni guno mutwe gwa Nebukadineza ariyo zahabu. Ubwo bwami bushushanyije inyamaswa bitaga intare. Noneho wamanuka kuja ku bwami bwa kabiri n'ubwami bw'igituza n'amaboko. Ubu bwami bw'igituza n'amaboko bushushanya idubu. Noneho iyi dubu niyo ishushanya ubwami
bwa Kuro na Dariyo. Noneho iki gituza n'amaboko byari ifeza, umutwe yari izahabu, igituza n'amaboko ni ifeza. Noneho tugiye kuja kunda n'ibibero by'iki gishushanyo. Inda n'ibibero by'iki gishushanyo, inyamaswa ihashushanya ni ingwe. Noneho iyi nda n'ibibero bikaba bikozwe mu muringa. Umwami w'ubwami ni Alexandre, yari Alexandre. Noneho tugiye kuja ku bwami bwa kane. Ubwami bwa kane bwari ubwami bwa nyuma ku gishushanyo, arigo maguru n'amano. Aga maguru n'amano yari inyamaswa y'inyamaboko itagira ishusho, izavunjagura ibintu byose ikabisira ibanga, ikabikandagira ikabisira ibanga, ikazambaguza isi. Ni ubwami bw'Abaroma. Ushobora kubisanga mu Byahishuwe ibice 13 umurongo wa 11 ukageza kuri 18, kugira ngo usobanukirwe neza icyerekeranye n'ubu bwami. Buri hasi nibwo bwa bwami buzamenagurwa n'akabuye gato kazava mu kirere kakabujonjanga, bugatumurwa n'umuyaga. Ubwo bwami rero buza ako kabuye ari we Yesu Kristo, anari bwo bwami buzahoraho iteka ryose. Reka nsubire muri ubu bwami n'inyamaswa n'ibice by'iki gishushanyo. Noneho ngiye gutangira igice inyamaswa n'ubwami. Igice cya mbere cy'iki gishushanyo umwami Nebukadineza yarose, kigasobanurwa na Daniyeli, ni umutwe. Ugu mutwe w'iki gishushanyo wari gukozwe mu zahabu. Noneho inyamaswa yari ishushanyije buno bwami ni intare. Umwami w'ubwami yari Nebukadineza. Tugiye kuja ku bwami bwa kabiri. Ni igituza n'amaboko, nibwo bwami bwa kabiri. Bwari bukozwe mu feza. Inyamaswa yaho yari idubu ifite imbavu z'imikaka mu kanwa kayo. Umwami w'icyo gihe, abami b'icyo gihe bari Kuro na Dariyo. Tugiye ku bwami bwa gatatu. Inda n'ibibero byari bikozwe mu muringa. Ubu bwami busobanuye ingwe. Inyamaswa yaho yari ingwe ifite amababa ane n'imitwe ine. Umwami waho nangwa umwami w'ubwami yari Alexandre. Amaguru n'amano yarakozwe mu byuma
bivanze n'ibyondo. Inyamaswa yaho yari inyamaswa y'inyamaboko, ariyo nyamaswa izajonjagura ibintu byose ku isi ikabisiribanga itagira ishusho. Niyo inafite n'agahembe gato kari mu mahembe 10, ariko gahembe gato kavuga amagambo go gutuka Imana, ariko kameze hagati y'agandi mahembe 10. ubwami bwaho n'Abaroma. Kubisoma neza wasoma mu Byahishuwe ibice 13 umurongo wa 11 ukageza kuri 18 kugira ngo usobanukirwe. Noneho ubu bwami tuvuze ko buzarimburwa na Yesu Kristo, aribwo bwami buzahora iteka ryose, aribwo bwami bwa gatanu bwa Yesu Kristo buzahora iteka ryose, aribwo mucunguzi wacu uzaza kutubatura. Niwe uzatsemba ubu bwami bwose bwatoteje abakristo bukabageza ku ntera yo kuvisha amaraso no kusiribanga iby'isi byose no kubizambaguza no gushaka kuzimya ubutumwa. Reka mbashime rero, mbifuriza ibihe byiza, mwakoze no kumva. Ufite ikibazo azanyandikira muri komenti. Reka nshime Imana nambasabira kugira ngo ibyo nigishije mbibasangiza bimfashe kandi namwe bibafashe. Mbibasabiye nanje nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.